Muraho neza mwebwe mwese mukunda mukanakurikira. Yes, ni njyewe Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ninjye ubategurira nkanabagezaho ibiganiro tubasobanurira ibibera mu nzozi zanyu kugira ngo mugende musobanukirwa buri kimwe cyose nk'uko biba byakagombye kuba bimeze, dore ko inzozi ziba zirimo ubutumwa bugiye butandukanye. Rero nibwo buryo uyu munsi twabateguriye inzozi abantu batari bake bakunda kugenda barota. Nanjye nahise mvuga ngo reka nze ngire icyo nzivugaho, dore ko abantu benshi bari bamaze iminsi banyandikira muri komenti bambwira ngo wadusobanuriye. Nanjye ndavuga ngo ntago ngomba kuba narenze ngohe ibyo abakiriya banjye cyangwa se abakunzi banjye bansabye. Mpita mvuga ngo ngomba kuza. Hari ukuntu ujya urota ubona imodoka cyangwa se kurota uri mu modoka iri kugenda cyane, ubona ifite umuvuduko udasanzwe cyangwa se umuvuduko ukabije. Rero iyo izo nzozi akenshi wifuza cyangwa se ushaka kumenya icyo byaba bisobanuye cyangwa byaba bishatse kuba byasobanura. Iyo modoka iba yihuta cyane kabisa ku buryo rimwe na rimwe uba ufite ubwoba, hahandi uba ubona ko ishobora no kuba yagutwara ubuzima. Muri rusange imodoka ishushanya ubuzima bwawe, urugendo urimo cyangwa se uko wumva imibereho yawe muri yo. Ni ukuvuga ngo iyo urota imodoka yihuta cyane bishobora kwerekana ko hari ibintu byinshi cyane biri kukubaho vuba ku muvuduko udasanzwe. Ikindi kandi ushobora kuba uri kugenda uhindura byinshi mu buzima bwawe, nko kuba watangiye akazi gashya cyangwa se kwinjira mu rukundo rushya, gukora umushinga mushya cyangwa se ubuzima bwawe bugenda buhinduka utabitekerejeho neza cyangwa se cyane. Icyo gihe inzozi zikwereka ko umuvuduko w'ubuzima bwawe ushobora kuba uri hejuru kurusha uko ubasha kuba wawugenzura cyangwa se wawukontorora muri rusange. Dukomereje ku gice cya kabiri turahasanga ngo ubundi busobanuro bujyanye n'ikibazo cyo kumva utagifite kugenzura ubuzima bwawe neza. Tukiri ahangaha reka nibarize umuntu waba wararose izi nzozi, ese iyo modoka wabonaga ari wowe uyitwaye? Cyangwa ni ukuvuga ngo iyo ari wowe wari utwaye imodoka, bishobora kuvuga yuko ufite icyo wakora ku biri kukubaho, ariko ushobora kuba uri kurakazwa cyane cyangwa se uri guhatwa cyane. Iyo ari undi witwaye bivuze ko hari undi muntu cyangwa se ibintu bigufata ku ngufu bikagutwara aho utifuza kuba wajya. Ibi bishobora kuba abantu bagushyiraho igitutu, inshingano nyinshi cyangwa se imishinga urimo ariko udafitiye icyizere. Mbere yuko tujya ku gice cya gatatu, ndabanza nkwibutse wowe udukurikiye ndetse nawe ubonye iyi video bwa mbere, nkwibutsa ko ugomba kubanza ugakanda subscribe, ugakora share, like na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Kandi nyamuneka burya iyo ukoze like uba urifashije cyane. Hari YouTube ikibona yuko video yacu rwose imeze neza mu bantu bari kugenda bayireba. Rero ni byiza cyane kugenda ukanda subscribe ku iyi channel yacu Geto Challenge TV. Kwibutsa ko nanjye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka tugende hano ku gice cya gatatu, ngo hari igihe inzozi nk'izi ziba zigaragaza icyizere gikabije cyangwa se inyota yo kugera ku ntego runaka. Iyi modoka yihuta ishobora kugaragaza ko wihuta kugera ku nzozi zawe, gukira vuba, gukundwa vuba, kugira izina vuba, cyangwa se guhindura ubuzima bwawe mu gihe gito cyane. Ariko nanone iyo inzozi zerekana ko imodoka yenda kugonga cyangwa se ishaka kuba yagwa, bisobanura ko ufite ubwoba ko ushobora kubihomberamo bitewe n'umuvuduko ukabije cyane. Rero turi kugenda tugana ku musozo, ariko ntabwo napfa gusoza ntabanje guhereza inama umuntu wese uba warose izi nzozi. Rero inama nagira umuntu wese urota imodoka yihuta cyane, afata umwanya witekerezeho, ibaze niba ibyo uri gukora mu buzima bwawe biri kwihuta kurusha ubushobozi bwawe. Gerageza kugabanya igitutu. Niba hari abantu cyangwa se ibihe biri kukubangamira, shaka uko wagarura ubuzima bwawe mu murongo nyawo. Irinde gufata ibyemezo birimo guhubuka, haba mu kazi, mu rukundo cyangwa se mu mishinga.
menya ko gutuza no gutekereza neza ari ingenzi ku buzima bwawe. Ari nako nkubwira ngo ni byiza gukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Muza ko ngende Aizo, reka dore ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista.